Amen. Birashoboka ko uri umwana w'umukobwa, mumbabarire ko bavuga abakobwa, ndabakunda muri bashiki banje. Haleluya. Uri umwana w'umukobwa wihanganye imyaka yose, abahungu barakugerageje, iri jwi rikubwira ngo noneho uyu mwaka usede ubivemo kuko nta mufiance. Ryange komeza utumbire hari imbere n'ubusugi bwawe, Imana igiye kukuzanira umugabo. Amena. Mwirinde kwiyandarika, mwirinde kwifata uko mutari mw'abakobwa mwe, mwiyubahe Imana. Imana iracyafite originali zayo. Amena. Imana iracyafite abasore ba originali, irabafite bayo. Mwiyubahe mw'abakobwa mwe. Ngo ariko se ngo none se ko dusenga, ngo none se ko dukora bino na bino, ngo ariko se ngo bizagenda gute, ngo ariko se ngo twebwe. Imana irabizi. Guma ku Mana, ntabwo Imana izagutererana mukobwa. Namba ku Mana, n'abatari wowe barashatse. Amena. N'abatari wowe barashatse mukobwa, na babandi bagufi barashatse, babandi bagufi kuri wowe barashatse, na babandi barebare kuri wowe barashatse, na babandi bari babyibushye cyane barashatse, na babandi bari bananutse cyane barashatse, na babandi barashatse. Nawe uzashaka mu izina rya Yesu. Na babandi wabonaga tego Mana, nawe se yakoze ubukwe. Yesu igihe cye cyageze, nawe uzashaka mu izina rya Yesu. Amena. Imana ijya ibikora, nawe ibigukorere mu izina rya Yesu. Ariko Imana iguhumura amaso. Ukwita sheri ateye ate? Nuwahe asengera he? Ukwita sheri ateye ate? Nuwahe asengera he? Mufitanye izihe gahunda? Nimvuga ibyo gusenga, nuvuge ngo n'abasenga, navuze ngo hari abasenga by'ukuri n'abasenga mu binyoma bafite izindi target. Ariko Imana iguha umusheri usenga wamenye Imana. Amena. Imana iguha umusheri usenga wamenye Imana, utinya Imana. Iyo Imana iguhaye umusheri usenga utinya Imana, niyo mugeze mu rugo hari ibintu atinya, niyo mugeze mu rugo arakubaha, niyo mugeze mu rugo nta kumenyera, niyo mugeze mu rugo ashyira Imana imbere. Uwo niwe musheri ngusabiye mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza urugo rusenga, ndakwifuriza urugo rwubaha Imana mu buzima bwawe. Abakobwa benshi mwarakomeretse, igikomeye nuko mukomeretswa n'abantu bari mu nsengero, ariko Imana ifite abayo. Imana yacu si inyuma ni imbere. Haleluya. Ndagira ngo urebe umwihariko wawe, waremwe mu buryo Gitwaza atare, waremwe mu buryo special bw'Imana. Nubimenye ibi bintu, ijambo rya mbere uriha agaciro, icya kabiri umenye ko utaje kubw'impanuka, icya gatatu umenye ko Imana igufitiye umugambi, icya kane umenye ko ari inzira yawe ugomba gukandagiramo, icya gatanu nore tu. Impamvu abantu birirwa bakebaguza bareba, uvugirije wese arahinduka, uvugirije wese turamenya icyo urimo, turamenya aho uri mujya. Ntabwo ari imodoka yose ikubita pimpi ari guha lift, hari izikubita pimpi kubera ibirori bakoze, hari izikubita pimpi kubera umupira batsinze, hari izikubita pimpi kubera kuderanje. Izo zose rero ugomba gutandukanya miliyo yazo uko ziriya. Imodoka yose iklaxone si wowe bihamagaye. Ariko mukobwa mushiki wanjye, Yesu yaguteguriye uwo muzabana karamata. Nyuma y'izo ntesha mutwe zose, nyuma yabo bakubeshyaga, nyuma yabo bashakaga no kugusambanya, ngo nibwo ngo nimusambana ngo murashyiraho save the date, ngo nimusambanya biragira gute, ngo numuha nyine biragira gute, bakagenda. Nyuma y'ibyo hari umusheri Imana yaguteguriye.
amena. Mwirinde mwiyubahe. Ngo sheri ngo nyine ngo ugomba kuma. Ese uramuha ibiki? Irinde mukobwa. Ngo sheri nyine ngo urabona ngo ntitwabana ntakuzi. Nyuma y'izina ryawe, nyuma yo kumenya aho uba, nyuma yo kumenya umuryango wawe, ni iki kindi ashaka kumenya? Ikirenze icyo ni ikigukura mu busabane bwawe na Kristo. Ikirenze icyo ni icyo kugukuramo icyo Kristo yakugeneye. Niba uri umukobwa wubaha Imana, wirinde gutanga avance. Ngo ariko se ngo ko barakoba bikora bikaryoha, ngo ko barababikora se ngo bura ntibubatse. Bariya n'abandi, nawe ni wowe. Buri muntu wese agira iby'Imana yamuteguriye. Amena. Wirinde rata gutanga avance. Wirinde gukora ibyo bariya bakoze, wowe ukora iby'Imana ishaka mu gihe nk'iki. Ugakundana n'umuhungu ngo bariya se ngo bari ngo uriya se ngo we kwameze kura, nagende hariya nawe agusiga amahoro. Amena. Amena. Mukobwa uragaciro ku Mana. Haleluya. Imana yaguteguriye umugabo muzabana akaramata. Urasabwa kwirinda, urasabwa kwiyubaha, urasabwa kwikunda. Iyo umuntu yikunda, ntago basore bamufata uko biboneye, ntago bamufata nk'akantu, ntago bamubwira ngo zango genda agakora ibyo, ntago bamufata nka telekomande. Arashikama kubera iki? Arikunze azuwariwe. Imana iguha umugisha mukobwa. Mukobwa, Imana igukure mu nzira ba basore bazanwa n'ikindi batazanwa n'urukundo. Mbivuze mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Niwe nsabiye mukobwa. Imana nyine ikuzanire wa musore uzagukunda, uzakwitaho, uzumva nyine ari wowe nawe, wa musore nyine uzafite intego mu buzima bwawe. Amena. Imana y'amahoro iguhuze n'umugabo yaguteguriye. Iguhuze n'uwo muzubakana, iguhuze n'umuntu nyine tuzabatahira ubukwe. Amen. Amena. Navuze ngo uko watashye ubukwe bw'abandi, Mana we, nawe Imana y'amahoro itume dutaha ubukwe bwawe mu izina rya Yesu. Amena. Uko abandi basohoye invitation yanditseho amazina yabo ngo ubukwe bwo kwa kanaka ngo bwanana, nawe bakubiteho izina ryawe kuri invitation mudutumire. Mbivuze mu izina rya Yesu. Mukobwa ngusabye ubukwe bw'umugisha mu izina rya Yesu. Reka nawe uzakora ubukwe, reka nawe uzerekana impeta, reka nawe mukobwa habe igitangaza mu buzima bwawe. Amena. Imana iguhindura amateka mukobwa. Imana iguha umugisha. Abo bose baza mu buzima baje kukurya udufaranga twe, baje kukurya utwaye, baje kugutesha umutwe, kuva uyu munsi bacike mu buzima bwawe. Mbivuze mu izina rya Yesu. Mukobwa ukomere, mukobwa ukunda Imana, mukobwa wige gusenga, mukobwa wige kutagendera mu bindi bigare. Ngo abandi batanga rimwe, ngo abandi nyine ngo barabikora nta kibazo. Wowe uri umukobwa w'Imana. Abana b'Imana bagira uko babaho, bagira uko bagenda. Amena. Amena. Mwaba diaspora mwe b'abakobwa, mwe mwohereza amafaranga nta gahunda, ngo bari kubaka amazu. Ayo mazu ntayo uzabamo, si niyawe, nta n'icyacu mufiteho. Gira ubwenge. Mwabakobwa mwe mwebwe mwohereza amafaranga kuri za momo babarya yanyu ngo sheri ngo mpuye naka, ngo sheri ngo mpuye naka, ngo sheri ngo gira, ngo mwirinde. Ntawe umukobwa ukibona ukabona uri kibi, ukabona warabyibushye, ukabona urananutse, bakagenda ngo kuko kibyibushye bura. Hari n'abasore bavuga ngo kubera kira gikobwa kibyibushye ngo kira wakirya amafaranga, ngo bura kira kiba gishaka abagabo, ugatanga amafaranga yawe. Abandi nabo ngo kubera ukuntu unanutse, ngo karaga kubera ukuntu kananutse bura nta wagatereta bura nge ngaterese nakaryaho, ugatanga amafaranga yawe. Abandi kubera ukuntu kananutse ngo karaga kubera ukuntu ari kagufi, ngo kubera ari kagufi bura ngaterese nayakarya. Ibaze mukobwa ukomeze
ntago byatunguye Imana uri mu ishusho y'Imana. Waba uri kagufi, waba uri muremure nkanjye, waba ugeze hano, waba ubyibushye cyane, waba unanutse cyane, ku Mana urakomeye. Imana yaguteguriye umugabo wawe utaguze. Abakobwa benshi muri gushaka kugura abagabo kandi ntago bizashoboka. Abakobwa benshi muri gushaka kwirwanirira ngo mukore ubukwe, ntago bizashoboka. Abagabo muzagura nta kintu bazabamare. Wa mugabo uzafata mama ngo udakoma rutendere, ngo nyine nagusaba icyo urakimo, ngo nyine nakubwira gutya ngo urabyemera. Wowe si umugabo. Umugabo Imana yaguteguriye niwo muzumvikana mu busheri, mukagendana neza. Imana iguha umugisha mukobwa, kandi niba ufite amatwi wumve, wirinde ibihe byiza.